Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro cyo kuri uyu munsi ni ikiganiro cyiza cyane. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku bworozi. Tumenyereye ubworozi butandukanye, ubworozi bw'inka, ubworozi bw'ingurube, ubworozi bw'inkoko, ariko kuri uyu munsi tugiye kuganira ku bworozi bw'amasazi. Yego, ni ubworozi bw'amasazi. Ni ubworozi butamenyerewe hano ariko burahari. Tugiye kuganira kuri ubu bworozi. Kubera iki tworora amasazi? Amasazi adufasha iki? Ese amasazi yororwa na ayahe? Amasazi yororwa na yandi tuzi? Ese icyo yaje gukemura ni iki? Ibyo byose n'ibindi bibazo nibyo turi buganireho mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Turi mu karere ka Bugesera, ni mu mushinga wa Safe Health, aho tugiye kuganira n'umuyobozi wawo ni Musabyimana Jean Baptiste. Aradufasha neza kudusobanurira igitekerezo cyo korora amasazi bidasanzwe hano cyaje gute. Amasazi atanga umusaruro, ese akamaro kayo nakahe? Ibyo byose n'ibindi bibazo nibyo turi bujye gusoza ikiganiro wamaze gusubizwa. Icyo usabwa umaze kukimenyera kiba ari kimwe gusa, no kutava imbere ya televiziyo yawe, televiziyo Rwanda, kugira ngo dufatire amasomo hamwe yo kuri uyu munsi. Ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi, yendi Eric Kajeje. Icyo usabwa we ni kimwe, no kubana natwe tuguhaye ikaze. Yewe nitwa Musabyimana Jean Baptiste, nkaba umuyobozi mukuru wa company yitwa Safe. Safe ubundi ni mu magambo y'icyongereza bikaba bivuga Sustainable African Farming Enterprise. Yego. Tugenekereje ni nko gukora ubworozi buramba. Tukaba dukora hano ni Mayange, hano mu kagari ka Kagenge, mu mudugudu wa Gakindo. Yego. Tukaba tumaze amezi 6 tworora amasazi atera amagi, ayo bita BSF cyangwa Black Soda Flyer. Noneho amagi ateyemo tukayavanamo ifu tuvanga n'ibiribwa byo kugaburira amatungo. Yego. Tumenyereye ubworozi ndetse n'igihugu cyacu gifite amateka atandukanye ku bworozi, ya ubworozi bw'inka, ngo ndavugamo amatungo maremare n'amatungo magufi, ariko iyo haje mu bworozi bw'amasazi, ubworozi budasanzwe. Yes. Mwabutekereje gute? Bundi amasazi yororwa na yahe? Muri make gutekereza ubworozi bw'amasazi, ubundi ndi umworozi w'inkoko. Yego. Cyane zitera amagi, nkabikora muri company yitwa Abusoro. Yego. Nayo Abusoro bikaba bivuga Agri Business Solution. Yego. Ko gushaka ibisubizo byo mu bworozi. Yego. Nyuma rero gutangira gukorera ubworozi bw'inkoko, tuguhera muri 2016 twagiye duhura n'ingorane zo kubona ibizitunga cyane cyane bitanga protein. Yego. Kubera ko kugeza ubu ngubu protein tuyivana muri soya cyangwa mu bunyobwa, cyangwa se muri sunflower, bikaba atari ibintu byera cyane n'ahangaha, cyangwa se n'abantu bakaba ari byo bakoresha mu mafunguro yabo. Yego. Ibyo rero bigutera ikibazo cyane mu korora ubworozi mu rwego rw'umwuga. Niyo mpamvu mwumva harimo intambara yo kuvuga ngo harimo competition, harimo nko gupiganwa cyangwa kurushanwa hagati y'ibyo abantu bashaka n'iby'amatungo ashaka. Nyuma rero hasi rero yasigaye gutekereza, ariko ubundi amatungo mu bisanzwe twe tuvuka cyane nk'inkoko zitungwa n'iki. Yego. Nkurikije uko iwacu twayibonaga, inkoko zijya mu rutoki zigashakisha amasazi, utundi dusimba, hagasigara kwibaza se ko n'ubundi izo nkoko ari z'abantu bakunda cyane. Yego. Muzi ko abantu bakunda kuvuga ngo inkoko z'iwacu Kanyarwanda, ndetse rimwe na rimwe bajya no mu mahanga bakavuga ngo barashaka inkoko ya Kanyarwanda bakayira ko bageze mu mahanga. Ubwo rero ko ari ukwibaza ngo kuki ibyo bintu bitakorwa, noneho niba zijya mu rutoki zigafata udusimba zigatera neza, zigafata amasazi, nahe masazi umuntu yakorora bigakunda. Ntabwo twavuga ko ntabwo ari ubuvumbuzi bwacu, ahubwo ni no kwisi hose n'icyo abantu bari kwibaza. Hari ubushakashatsi bwinshi buri gukorwa, bari kugenda bareba amasazi, ikintu guhitamo amasazi, ureba isazi zizatera amagi menshi, ureba isazi ishobora kwihanganira ubuzima bukomeye. Noneho iyo sazi ukavuga uti dushobora no kuzifata kuko izo sazi ino zirahari. Hari amasazi menshi atandukanye. Iyo rero iyo sazi bise umusirikare w'umukara, niyo sazi babonye ishobora gutera amagi menshi, abashoboye gutangira ubushakashatsi. Nubwo kwisi atari ibintu bya kera, ni ibintu bimaze nk'imyaka nk'itatu abantu bose barimo bakora ubushakashatsi. Nta birarenze imyaka 5 gusanga hari inganda zikomeye kwisi, hafi ya zose ni muri imyaka 5. Natwe rero bino twarabitekereje, nabitekereje muri 2017-18. Muri make amasazi dukoresha nayo bita BSF Black Soda Flyer cyangwa se umusirikare w'umukara, kubera ko afite ubushobozi bwo gutera amagi menshi, ndetse akaba yakwihanganira n'izindi ndwara zishobora kuboneka mu bindi bintu. Nukuvuga ngo dutekereza iby'amasazi twakoze n'ubushakashatsi. Niyo mpamvu mbabwiye ngo ndabitangiye muri 2018
tugenda tujya hanze. Ubwanjye nagiye hanze mu Bufaransa ahitwa Angers, hari sosiyete yarimo ikorayo ubushakashatsi yitwa Cyclofarm, turaganira mbona n'ibyo bakora. Ndangije baza kumbwira ko bafite n'uruganda muri Ghana rukora amasazi, nabwo turarusura kuko bo bakora amagi menshi cyane, afite umushinga munini cyane bashaka gukora amatoni, ibihumbi byinshi by'amatoni ava mu masazi. Ubwo rero hari hasigaye ngewe ibyo nari mbizi, ariko byose ntabwo ari bishobora kubikora. Mu bakozi banjye narebyemo babiri nashobora kubyigisha. Harimo rero mbohereza muri Benin kuko naho hari umushinga watangiye wa pilot wo gukora ibintu by'amasazi. Bagiye ahantu borora amasazi, noneho bazatwigisha ukuntu tuyafata kuko amasazi inabahari. Nuvuga ngo ugiye hano mu bisambo amasazi tuvuga asanzwe ahari, ntabwo ari amasazi mashyashya twazanye mu Rwanda. Ni amasazi asanzwe abinahangaha, ariko kubera ko tuba tutayazi ubona yose ari amasazi. Bo rero baratwigisha bati dore isazi ukuntu imeze, donc ukayireba bakayikwereka, bati noneho ahantu ugomba kuyitegera ntubwire ko uzafata isazi ari nzima, ahubwo uzafata amagi yayo. Ati wowe uzagenda ufata ahantu, mujye mureba ahantu mwashyize ibintu by'ibibuto byaboze, ibintu by'imineke, ubijugunya ahantu mu rutoki. Nureba neza uzasanga ari ikintu cyajemo giteramwe amagi. Gitera amagi, ayo magi rero niyo abantu bakoresha. Nukuvuga ngo uragenda ugatega ayo yaba ibisigazwa by'imbuto, ibisigazwa by'ibindi bintu, ukabitega aho ngaho. Noneho amasazi yaje rero gushaka ibyo biribwa ateraho amagi. Batwereka nuko amagi yabyo abasa. Nuko rero amasazi twayavanye n'ahangana twize tuvana hanze. Amasazi araboneka, umuntu wese yashatse yayabona, ahubwo ikibazo no kumenya ari. Ibi byose nabo badufashije kubyumva neza. Babwiye ko nagiye mu Bufaransa, tujya muri Ghana, tujya muri Benin, tujya muri Kenya. Ubivuga ko umushinga kugira ngo umuntu ukore ugomba kubanza gukora ubushakashatsi. Ntabwo ari ugusinzira gusa ngo biro tubikubitaho, ugomba kubanza ukiga ukareba uko abandi babikora, ukaba ari byo uheraho. Natwe rero nibyo twahereyeho. Bivuga rero ngo tumaze kutuvugana nabo ba expert, twumvikanye ko ugomba kugira inzu irimo aho ukorera amagi. Ayo magi warangiza ukayarera, wamara kuyarera agakura. Iyo akuze agera igihe avamwe amasazi. Iyo amaze kuvamwa amasazi ugomba kugera aho ujyana ayo masazi hatandukanye n'aho amagi abera. Icyo gihe hari no kuyagaburira. Ubwo birumvikana ko ukora naho ukorera ibiribwa byo kuziyagaburira, kuko nayo yagaburira nk'amatungo yandi. Icyo gihe rero amagi umaze kuyasarura, umusaruro hari ugomba kuwushyira, hari ugomba kuwutunganya, kuko urugendo ntabwo ruba rurarangira kugira ngo uyakoreshe mu biribwa. Ushobora gusarura amagi ukayagaburira amatungo ako kanya, ariko wenda ugasanga ntushoboye kuyavanga n'ibiribwa ngo ugaburire amatungo menshi. Hari no kuyavanamo ukayumisha, ukayasya, noneho yafivuyemo ukayivanga n'ibindi bintu byinshi, ugashobora kugaburira inkoko nyinshi cyane. Ibivuga rero ngo hano hari, twavuga ko hari ibice bine. Hari igice cy'amagi, hakabamo igice cy'amasazi, hakabamo igice cy'uruganda rukora ibiribwa by'ayo masazi, hakaba noneho n'igice cyaho dutunganyiriza umusaruro uva muri ayo masazi. Amagi yituraga mu minsi 5. Iyo umaze kubona amagi mu minsi 5 ushobora kubona akanyorogoto gatoya, akantu gatoya nyine kameze nk'akanyorogoto. Ako kanyorogoto tukagaburira iminsi 5 kuko kagira ibiribwa byako byihariye. Ntabwo upfa kugaburira kuko mbese ni akabebe. Akabebe rero kaba gafite ibiribwa byihariye. Iyo byanyije iminsi 5 turabihindura tukazijyana ahandi zigomba gukurira. Ni ukuvuga ko ubundi tusarura ibyo bita amalarve cyangwa se nayo minyorogoto mikuru mu minsi 14 iba yujuje ubukure butuma wayasarura. Ubwo ni iminsi 14 kuva igira itangiye. Iyo iminsi 14 rero utarisaruye ritangira icyo gihe urigaburira. Uragaburira ibiribwa, ugaburira mu ibase cyangwa se ahandi byo wabona awushamo ibiribwa biseye, kuko urumva nta kantu gatoya kagomba kuba biseye. Noneho iyo utarisaruye ku minsi 14 ukarireka rigeza ku munsi wa 21 byabaye isazi iguruka. Iyo sazi iguruka rero niyo yongera igatera amagi. Noneho ayo isazi ishobora kubaho iminsi 8. Iminsi 8 yarangira isazi ikabira apfuye. Bivuga ngo mu minsi 30 uhereye kwigi isazi birangije ubuzima bwayo. None ubwo rero ikibazo gikunda aho rero kutunganya uruganda nkuru cyangwa se umushinga nk'uyu, ugomba kwiga nayahe masazi usarura, utareka ngo abe masazi, ya minyorogo tukayisarura ukayigabura amatungo,
ukagira iyo usiga kugira ngo itere amagi yandi, noneho ayo magi nayo azagufasha kubona iyindi minyorogoto. Bigenda bite kugira ngo umenye ngo izi zirava aha zirajya aha zihavanwa gute kugira ngo tuze no kujyana ku cyo kuzigaburira nako zinagaburirwa? Nyine nuko twavuze kubera ko bitewe na kamere yazo uko imeze, aho guterera harihariye. Yego. No kugira ngo ubone ayo magi yayo, kuko amagi bari mato cyane, ushobora no kutayabona n'ijisho. Ni ukuvuga ngo amagi akanyorogoto kavutse uwo munsi ushobora kutakabona. Yego. Ariko turubaka kugira ngo kashobore nikituraga gahite kagwa mu biribwa, noneho gatangire gufungura kandi kabone ubushyuhe buhagije, kuko temperature igeze muri 35. Noneho nigakura uko gakura iminsi igenda yongera, urabibona noneho dutangiye kugaragara n'amaso. Warangiza ukayivanaho kubera ko twavuze inzu zitandukanye n'ubushyuhe burimo bukaba butandukanye, kuko zidakenera ubushyuhe bumwe. Ikindi ni ugukenera amasazi, urumva utayafasha yaguruka, ugomba ajya kuguruka waramaze kuyashyiramo ahantu ibyo twita amakaje, kugira ngo adashobora nyine kugucika, kuko ari ibyo ntabwo isazi wazibwira ngo mugume aho ngaho, ntabwo ari itungo. Bivuga rero ko ugomba kuzifata zikazajya kuguruka, zikaba ziri ahantu zidashobora gusohoka. Habamwe amakaje rero agizwe akoze mu bintu twavuga nka supanet, noneho ahagaheramo ndani, kandi nkuko nabivuze iminsi 3 iyo yigira isazi imaze gutera ihita ubuzima bwayo baburangiye ihita ipfa. Icyo gihe ikagenda mu bishingo. Hano ikindi nababwiye bidufasha gukora nuko ntabwo dukora gusa amasaza amagi, ahubwo dukora n'ifumbire twakwita y'imborera ya mbere ku isi, ruta n'ifumbire nyinshi abantu bagura. Iyo fumbire uyikize mu bihingwa ntaho ihuriye n'imborera abantu basanzwe bazi. Ni ukuvuga ngo mu byo dushobora tuvanamo umusaruro amagi cyangwa se ifu y'amasazi, y'amagi y'amasazi, ariko tukavanamo n'ifumbire y'imborera. Nkeka ko mu gihugu cyacu izadufasha kongera gusubiza ubukare bw'ubutaka twagombye kuba dufite muri iki gihe bikurije ko babuhinze cyane. Ni bivuga rero ngo tukahakurikije nyine ibyo buri cyiciro gikeneye, ni nako twubatse amazu. Bivuga ko ari nayo mpamvu nababwiye ko twagiye tuganira n'aba expert benshi kugira ngo umushinga dushobore kushyira mu bikorwa. Nyuma yo gusobanurirwa neza uko amasazi yororwa, ubuzima bubayeho, uko atungwa, uko yubakirwa kugira ngo abashe kuzatanga wa musaruro twifuza nk'amatungo nk'ayandi yose akenera kurya. Ese aya masazi agaburirwa iki? Iyo twumvishe ngo ni amasazi, benshi dushobora kwibaza ko ibiryo by'aya masazi cyangwa se by'aya matungo ari umwanda. Ariko se byaba ari byo koko? Turacyaganira turasobanukirwa neza uko aya masazi agaburirwa kugira ngo koko azabashe gutanga wa musaruro. Dukomeze tubane mu kiganiro cyacu. Mu mibereho y'amasazi uko akura, igihe cyagiye aba ari iminyorogoto, hari igihe runaka agera mukagera igihe cyo kuvuga ko ari ayo gusarurwa. Ariko hari n'igihe kigera wa munyorogoto ukaza guhinduka imisazi. Mu bitandukanya mute mukavuga ati bidukeneye ko bizaba umusaruro, bidukeneye ko tuzabikuraho icyo? Tureba ubuzima, tureba nyine nk'uko iyo ushaka icyororo hari amagarama tupima, tukareba izagejeje ku magarama, ni ukuvuga ngo n'ubunini bwatuma ivamo icyororo cyiza. Ubundi isazi ishobora gutera hagati y'amagi 500 n'amagi 1000. Iyo ari isazi yagwingiye ntabwo yagezaho. Bivuga ngo rero turatoranya ariko turapima. Ushobora gufata iminyorogoto 100 ugapima ukareba amagarama avamo. Haramo amagarama 2 n'igice 3, iyo tubona yose ifite ubuziranenge, kuko dufata hafi 20% by'iminyorogoto yose. Iyo 20% tukayireka ikazavamo amasazi. Ku kijyanye n'ibyo kuyagaburira, ngeze no kubikomozaho ibisigazwa byo ku myaka, byo kubiribwa, ariko kandi abantu benshi dushobora kwita twumva ko nta masazi kuko n'ibyarya n'umwanda, imyumvire cyane cyo ngarukaho. Ku kijyanye n'ibyo kugabura, umugabura y'amasazi muyagaburira ibiki, mwateguye gute? Ibyo ku mwanda kubera ko tuyagaburira ibisigazwa by'ibimera. Tufate ibitoki benze, dukoresha ibishishwa by'ibitoki, ntabwo ari umwanda. Iyo ufashe imboga ku isoko, tukajya mu masoko tukavanamo za mboga zose, ya mashu bavuga ko yaboze, se zambo yandi bataye hasi, amababi y'imboga n'ibiryo dufata tukajya mu matunda, inanasi, bya bindi bashigaje, tukagenda mu ikawa, za bishishwa by'ikawa zitukura bamaze gusya batonoye, nazo tukabifata. Ibyo ndakeka ko atari umwanda, kuko hari ibiri umwanda kurenza ibyo ngibyo. Ibyo rero tumaze kubifata turabisya, ariko buri kintu tukagisya
ukwacyo kuko ubivanga nabyo dukoresha forumine ntabwo gusa ufata ngo uvangavange byose oya ugomba kumenya ukavuga uti nashyizemo ibishishwa by'amatunda ibingibi 20%, nashyizemo amashu imboga 5%, nashyizemo ibishishwa by'ibitoki 10%, kugeza ubwo uza kugeza ku 100%. yego bivuga ngo utunyorogoto dutoya n'utunini ntabwo bikenera ibintu bimwe nk'uko umwana mutoya n'umuntu mukuru badakenera intungamubiri zimwe. yego kubera ko ibyo umubiri wabo ukeneye kugira ngo bakure undi ukeneye umubiri kugira ngo ugume mu buzima bwiza ntabwo biba ari bimwe. nayo rero dukurikije uko angana n'igihe amaze avutse tuyagaburira ibiribwa bitandukanye. bivuga ngo no kugabura ntabwo tugabura amatunda gusa, nyine dukora formule irimo ibyo bintu byose. hari naho iyo ari n'utubebe hari aho dukoresha ibirimo vitamine nyinshi kuko nyine natwo tugomba gukira immunite kugira iyo tukivuka tugomba kuduproteja kugira ngo dukure neza. bivuga ngo ushatse kubikora korora amasazi birashobora kubikora kinyamwuga ukabikora nyine harimo ubwenge bwo guhera kuri kimwe kugira ngo bisange umusaruro. kubera ko ikibazo kizavuka muri ibintu by'amasazi no kubyorora ni ukugira ngo ukoresha gahunda kwari kugira ngo bidufashe kunganira soya idutera ikibazo kandi soya irahenda. turamutse dukoze amagi y'amasazi akaba ahenze kurusha soya ubwo ubushakashatsi bwose buzaba nta kigenda. gahunda nuko dukora amagi y'amasazi agura amafaranga make cyane ariko afite intungamubiri zingana n'izo soya ikoresha. noneho gusimbuza soya bigatuma abanyarwanda bungukirwa kandi bakabona ibiribwa bya make. ku kijyanye n'imyumvire dutangira mwayikomojeho abantu dukunde inkoko n'akanyarwanda ifite igi ryiza ry'ibinyarwanda, ariko nanone ibi biryo nubwo ari ubushakashatsi ariko bizagaburirwa amatungo. mubona imyumvire abantu babyakira gute kuzumva najya ku isoko nkagura inkoko yagaburiwe ibyo kurya byateguwe muri ubu buryo? ubwo nkeka ko noneho abantu bacu bagize amahirwe cyane kuko turashaka kubagaburira ibintu tuzi ibyo ari byo. ni ukuvuga ngo bino biribwa turabipima tubijyana muri laboratoire y'ibi ngibi bino binyana tukamenya ni izihe ngaruka zirimo, ni izihe bagiteri zishobora kubamo. bivuga ngo inkoko turashaka kuzigaburira ibintu tuzi aho byavuye. uyu munsi inkoko twita za kanyarwanda, inkoko ubundi mu buzima bwazo zitungwa n'amasazi nyene insect, ariko uretse ko tutazi amasazi ariyo kuko iyo yagiye mu rutoki iri mu gisambu ntabwo tumenye amasazi yahuye nayo. kandi kugeza uyu munsi nta munyarwanda cyangwa undi muntu wari watera amahane ngo irigi wagize inkoko yagiye mu kihe gihuru ni iki yasanzemo. none rero tugize amahirwe noneho tugiye gufata ayo masazi tuyapime tumenye amasazi twazigaburiye ariyo, kandi no tubikore ibintu byose guhera kuri rimwe guhera kuri 0 kurinda processus irangira tube tuzi aho byavuye. numva ko imyumvire abanyarwanda cyangwa n'abandi bantu baragenda bahindura imyumvire bamaze kubona ko ari ibintu byinshi bishoboka. urabizi kera mu Rwanda abakuru barabizi hari abantu banywaga amata abandi ntibakore ku nyama y'ihene, barabizi ko hari abari baribujijwe. uburinganire bwaraje kagaboroshete abantu bose bagahuriraho. hari abantu batakoraga ku ntama, intama ubu ngubu bisigaye ihenda kurusha irindi tungo, icyo gihe byarahindutse. hari abantu batakoraga ku ngurube, ingurube byarahindutse. twumva rero ko n'ibyo byo kugahurira amatungo bivuga ngo imyumvire igenda ihinduka. nibi rero nukumva nta kibazo cyane cyane ko nongere mbisubiremo ntabwo tuzanye ibintu bishyashya. amasazi inkoko zisanzwe zitungwa n'amasazi kandi nazo dukunda cyane kuko tuzitiza iwacu. twafashe ya masazi rero dushaka uko tuyorora ari menshi, noneho yo kutugora twiruka nkaho mu gihuru twohereza inkoko mu gihuru, ahubwo twebwe tuyafate tuyabyaza umusaruro tuyahe inkoko aho ziri, noneho inkoko zibone proteine ihagije zishobora kuzigaburira abantu. hari amasazi twabonye ari muri za kaje cyangwa muri supanete, ariko izindi twagiye tubona ziri mu mabase aho zibasha kugaburirwa kugira ngo zibashe gukura. ziriya zo ziri muri kaje zibaho zite zigaburirwa? tuziha amazi gusa. ni ukuvuga ngo mu buzima bw'isazi iyo yamaze kuba isazi ntabwo iba ikishaka gufata ibyo ari byo byose. oya, mu buzima bwayo uko iteye ikora reserve. iyo ari umunyorogoto ifata ibikeneye byose. yamara kuba isazi uko ubundi uko igenda uko ifungura isazi igenda yigaragura mu biribwa bayihaye. ni nkaho umubiri wayo bigenda byinjiramo impande zose. none iyo imaze kuba isazi ntabwo igifite possibility yo kwigaragura muri bya bintu. ahubwo iyo imaze kuba isazi iba ari ugutera amagi gusa, ahubwo tukayiha amazi. niyo mpamvu imara iminsi 8 ikaba ipfuye kuko icyakura yafashe
kiba cyarangiye, ubuzima bwayo buba burangiye. Yego. Iyo mpamvu rero wabonye muri kaje buriya no kugira ngo ibone ko itanga umusaruro, itera amagi. Iyo wabonye mu ibase turacyakeneye kuyirera, niyo mpamvu tuyigaburira. Yego. Izira zo mu ibase zishobora kurya biriya biryo mu gihe kingana iki? Ese iyo birangiye bikora iki? Nibyo bivamo yafo. Iyo biriya biribwa tuziha, navuze ko tuzigaburira kugeza ku minsi 14. Yego. Umufura rero ngo ushobora kuyigaburira ibiribwa imana iminsi 2 cyangwa 3. Iyo zibirangije zibikamuyemo ibintu byose, hasigara yafumbire. Niyo twavuze yafumbire y'imborera dukora nziza cyane, ishobora gufasha igihugu cyose gutuma ubutaka bugarura ubuyanja kugira ngo byongere butange umusaruro. Yego. Tugana ku musozo, ubworozi bwaje kugira ngo bukemure ikibazo cya soya ihenze. Proteine twakuraga muri soya nizo tuzakura hano bishobora kuba bingana cyangwa se n'inkeya bikaba ari amabura kindi bihagaze bite? Ubundi proteine ivamo yo ni nyinshi, ishobora kugeza kuri 60%. Ufashe ikiro cy'ifu y'isazi wavanamo 60% bya proteine. Yego. Ufashe ikiro cya soya uvanamo 40 kugera kuri 44 bya soya bya proteine. Urumva ko ufashe ku kiro amasazi yo afite byinshi kurusha anoza soya. Hagasigara ikibazo cyuko amagi y'amasazi adufasha kubyaza umusaruro ibintu twajugunya. Yego. Imboga zo mu isoko bazijyana hahandi bajyana ibishingwe mu isoko. Ufashe mu isoko rya Kigali ya myanda ivamo bajya kuyijugunya. N'induba. Ufashe ibishukwa by'ibitoki babijugunya mu rutoki. Ufashe ibishukwa by'amakawa babijugunya ku gosozi mu mirimo. Ibyo rero turashaka kubyaza mbere yo kubijugunya ngo bifumbire, turashaka kongera kubyaza umusaruro kuko bifite intungamubiri ubwo butaka budakenera. Yego. Icyo navuga nuko uno mushinga tuzi ko ushoboka mu Rwanda, kuba twakoresha bino ibisigazwa by'ibimera tukashobora kubona ibisubizo byacu. Uno mushinga icyo uzadufasha ni ukwigira. Yego. Ntitutegereze kuzana ibintu byo mu mahanga. Bivuga ngo dushobore uno mushinga nugera ku ntego yawo bizadufasha kubika amadovize menshi twajyanaga hanze dutumiza yasoye. Yego. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri turashaka kugaburira, uzi ko mu Rwanda ni igihugu cyateye imbere mu bintu byo kwita ku bidukikije. Kuri environnement u Rwanda ruri mu bihugu byakataje. Uyu mushinga wacu uri muri urwo rwego wo gufasha ibidukikije kubyitaho, ntidupfe kujugunya imyanda yose tubonye muri nuza hanze tutabanje kwibyaza umusaruro. Icya gatatu ntabwo ko tuzakora ifumbire y'imborera. Iyi fumbire y'imborera cyane itandukanye n'iz'abantu bari basanzwe bazi. Bivuga ngo umushinga wacu ntabwo ari kugaburira inkoko gusa, hari no kwita ku bidukikije, hari no kongera gutunganya guha ubutaka bwacu ibyo bukeneye. Ikindi hari no kubika amafaranga menshi twasohoraga hanze. Noneho nkavuga ahubwo ko yena n'inzego za leta zareba ko zashyigikira ino mishinga, kuko irebye nko mu bihugu by'i Burayi hafi ya bose abantu babahaye amafaranga bakora buno bushakashatsi. Mu bihugu muri Afurika y'Epfo, haba muri Kenya aho bari kubikora, ni za leta zabafashe zibaha amafaranga yo gukora ubushakashatsi. Ufashe muri Amerika ubushakashatsi buri gukorwa na leta zishyizemo amafaranga. Hano natwe turacyategereje, ntabwo turihewe. Yego. Niyo mpamvu rero twizera ko natwe batazatwibagirwa kuko none umushinga wo gushyigikira. Mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi, twabanye kuva dutangira, ndiza nashidikanya ko amatsiko twatangiranye ku bworozi bw'amasazi yashize. Twaganiriye ku mushinga w'ubworozi bw'amasazi, twarebye icyo uje gukemura, twarebye ko cyane ari ugukemura ikibazo cy'ibyo kurya by'amatungo. Ikindi kandi twabonye ko ari ibintu bishoboka, bitanga icyizere ndetse binakungahaye cyane, bishobora kugira icyo bigirira akamaro ku matungo yacu. Reka ngushimire wowe twabanye. Twari mu karere ka Bugesera, ni umushinga wa Safe for the Health, akaba ari ubushakashatsi buri gukorerwa, ariko kandi twanabonye ko ari ibintu bishoboka cyane dukurikije n'ubunararibonye bafite. Reka ngushimire wowe twabanye, naho ubutaha umunsi nk'uyu amasaha nk'aya tuzahora imbere za televiziyo zacu, tuzajya twigira ku masomo azabagezweho kuri icyo gihe. Naho ubutaha komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe.